Underground kibarizwa down, track dukora zikaza ari up, abarwayi mbakorera surgery, muzika wumva iravura nka therapy, kuri body zitagira ibaba ariko ibitero nkarushaho sama. Hano ni ku Nzira Nzima TV, tukaba tubafitiye abatumirwa basanzwe bafite byinshi bazi, bafite impano zitandukanye. Uyu munsi tubafitiye umuhungu, yatangira dutamo kugira ngo mwumve uwo ari we. Yeah, let's go, let's kill. Yo, underground kibarizwa down, track dukora zikaza ari up, abarwayi mbakorera surgery, muzika wumva iravura nka therapy, kuri body zitagira ibaba ariko ibitero nkarushaho sama. Babylone bimpoza mu kanwa iri hafi gusara nkayimena itara, izi verse mbatamo ni sawa, bang dukora zikaza ari vigo, nubwo nduta niwandusha ibiryo, reba iri gara rikubiye nido, ibisigo bifite amasomo bivura amaniga kibarizwa ghetto, mfite inzozi zo kugura remo nkahindura byinshi nkabaha urugero, ibyo wigira byose nidusa hagati y'intare n'imbeba hari mu rukuta, buri move dukinira liga shori duhungira kure nka sida, ibyo nkora bizira amapica, inzozi mfite si zo kuzuza arena, ndashaka gufata Afurika ntibagiwe no kurenga Amerika. For sure. Umuhungu urabizi cyane, urabizi cyane. Noneho nabo baraza kutubwira, harimo abakuzi wenda n'abandi batakuzi, ariko turagira ngo utubwire ni muntu ki turi kumwe uyu munsi, ninde? Ya, ni umuhungu Munyakazi nk'ibisanzwe. Ya, amazina ni Big Said bro. Big Said, usibye ko umuntu arajya ku mbuga, ngubu ndacyari hano mbafata gake gake, ako nibiza nyine nzatangira kubabwira. Ubu ngubu uri kutwihishamo gake gake. Ariko hari abantu basanzwe bakuzi, hari abanyarwanda bakuzi bahita bumva ukibatamo akantu bagahita bavuga ati uyu ni wa Murega, ni wa Murega. Bizi baraza kubitubwira muri comment ntibabura. For sure. Noneho nubwo wihisha ariko ntitwabura kukubaza, ni muntu ki ukunda iki, cyangwa se watangiye kurapa ryari? Boro nabitangiye ari hobby, nabitangiye niga high school. Boro bimazemo imyaka 3, usibye ko nabishizemo imbaraga ngo menyekane. Njye nakoraga boro nyine kugira ngo nishimishe Imana, ari hobby nyine tu. Hanyuma n'ubundi wegenda umuco musanzwe, nkunda kuba niturije, ngakina izanjye, nkamenya izanjye, ngakunda abantu cyane ubwo nabibereka. Hanyuma nyine ndumva ari ibyo man, ndumva ni ibyo, ndashima n'Imana, ibyo biba abantu bakeya. Noneho hari abantu bavuga ati ko twiganye high school, dukunda verse ziwe, adukorera ibintu tukabyumva neza bimeze neza, ati ko ataradutamo ingoma hariya ngo tujye natwe tuyiplayinga tuvuga ati uyu musani rwose ibyishimo byacu natwe byo gukunda umuziki abitugereraho. For sure, nyine ingoma zo zirahari, usibye ko zitaratangira gusohoka hanze. Hanyuma nyine ibyo kubatamo nyine kuba naraje aha ngaha nkabanza gupowa, umuntu abanza kwiga ikibuga urumva, nyuma yaho yamara kwiga ikibuga urumva, yarangiza akabafata urumva bro, hanyuma nyine bakumva ari bizima nabo bakamwereka reaction, bakamwereka uko babikunze. For sure. Ugira umukunzi? Oya. Wapi biriya bintu bisaba amafaranga man, bisaba amafaranga, kandi turi broke nawe urabizi man, biriya boro bisaba amafaranga, rero twabaye tubiretse turacyakene kabisa. Ariko hari n'ababa badakunze amafaranga bavuga ati uyu musani namwikundiye. Abo bantu rero ntabwo turahura bro, ntabwo turahura, ahubwo muzandangire abantu badakunda ibiceri ahubwo bakunda abantu. Nta muntu uraza kubwira ati ngenda kwikundira n'iki n'iki bitewe n'ukuntu wanamutayemo vasi zawe zikamukoma. By'aka kanya hano ngaha nta muntu ndatamo vasi zanjye, usibye nyine abantu nyine bashobora kuba banzi ariko n'ubu bataramenya, kubera ko kubona nta sura iri kugaragara, ariko nyine abankunda nyine ibintu byo gukundana nyine wapi kabisa byarananiye. Nta vasi n'imwe wigeze wandika y'urukundo? Oya, nta vasi ndakora y'urukundo man, ako si uko narugira, si uko utarugira, ako ntanzi kubeshya abantu ngo nkubuze napfa ejo, ushobona za boro vasi imwe z'urukundo, uze napfa ejo, iyo nkubuze sindyama, boro nk'izo ngizo man zo gufura patu, ngo ndakubona nkabona ijuru. For sure. Ese rero twebwe abarapa tuba dushaka kuvuga realite man, ukuri nyine kw'ibintu ubona kabisa wakumva vasi ugahita uvuga uti biriya bintu koko iriya story niyo ni true story, bari ibintu byo gufura pa nyine tu.
noneho abantu bakwitege ryari kuri kamera igihe uzabagaragariza ubundi nta gahunda ufite yo kugaragara kuri kamera kereka wenda nihaba nka stage nyine tukagenda tugaperforminga ariko nabwo hazaba hariho mask. Mba nshaka ko bamenya ibikorwa isi isura yanjye ko idacuruza bro ntabwo zicuruza man niyo mpamvu nyine tuba tuba tugomba dushaka gukwanga. kumenya umuntu tumenye se umuntu ufite iyi talenti ni muntu ki tuhuye mu nzira sinanamumenya apana bya bindi byo kuza mu mwijima gusa by'abaraperi. Bizaterwa na reaction nyine bazatwereka mbona koko nimbona bikwiye manu arigaragaza ariko by'aka kanya nyine reka babanze bamenye ibikorwa hanyuma ibindi bizagaragara bafite amahane n'ibindi ubwo bazajya babimenya. Twongere kwibutsa abantu yuko hano turi ku Nzira Nzima TV, bakore follow ku mbuga zacu Instagram, TikTok, byose ni Inzira Nzima TV. Bibuke gukora subscribe kuri YouTube channel yacu. Uyu munsi rero turi kumwe n'umuhungu muramubona aba yahishe isura yiwe kuko yaje kumenya ko abanyarwanda badakunda ibintu by'amasura cyane, abantu bakunda ibikorwa mani bakunda ibikorwa ariko ngo abadufitiye ibintu byinshi cyane, abadufitiye ibintu byinshi cyane mu mutwe we, abadufitiye rap nyinshi cyane, abadufitiye imirongo myinshi yanditse, ariko uyu munsi tumufitiye agacarenji gatoya. Reka tuze kureba yuko araza kubidukorera neza. Uyu munsi dufitiye beat tugiye kuyishyiramo, uhereza abanyarwanda bazatubwire niba ibintu ari byo. for sure ntari bitamo. Underground kibarizwa down, shaka dukora bikaza ari up. Abarwayi mbakorera surgery, muzika wumvira vura nka therapy. Kuri body zitagira ibaba ariko ibitero nka Lusha Osama. Babylon bimoza mu kanwa iri hafi gusara nka Yimenitala. Izi verse mbatamo ni sawa, bang dukora zikaza ari vigo. Nugunduta ni wandusha ibiryo, reba irigara rikubiye nido. Ibisigo bifite amasomo bivura maniga kibarizwa ghetto. Mfite inzozi zo kugura lemo nkahindura byinshi nkabaha urugero. Ibyo wigira byose nidusa hagati y'imbeba n'intare harimo urukuta. Buri move dukina riga shori duhungira kure nka sida. Ibyo nkora bizira amapica, inzozi mfite si zo kuzuza arena. Ndashaka gufata furika. Message duhera abantu aka kanya wenda dusoza unasezera abantu, ndagira ugire message waduhera. Message nuko mbakunda Sablo